mu buzima tubayemo duhura na byinshi bitandukanye, ibyiza ndetse n'ibibi. Burya kuko ngo iby'isi ni gatebe gatoki. Nitwa Mukakomeza usengera Sheri, ngiye kubaganiriza ku nkuru ya mama. Mama wanjye yitwa Nyirayoboka Pepeto, gusa ku izina ry'akabyiniro twamuhaye ni Sandrine. Mama yavukiye mu muryango utuje kandi wishimye, usabana kandi ugafashanya. Gusa nk'uko mwese mubizi, baca umugani mu Kinyarwanda ngo akabura ntikaboneke ni nyina w'umuntu. Mama ko mbona wihebye byagenze bite? Wabaye iki? Ntacyo kuvuga mfite mwana we. Jya ugerageza unishime kuko uko kwiheba byazatuma uniyahura. Isko yarananiye, ni umusinzi. Nabuze inzira nimwe nanyuramo ngo mukure ku businzi. Nanjye ubusinzi bwe bujya bonera ikibazo buriya. Hari nk'igihe mubona yicaye mu kabari nkibuka yuko mu rugo nta kintu cyo kurya gihari. Nkumva umutima urandiye. Natekereza n'ukuntu uba wiriwe wirukanka ujya guhingira ibijumba kugira ngo tubone uko tubaho. Numva nanjye nakwibuka yuko nanjye niburiye n'akazi nta kuntu ndiho, numva birambabaje cyane. Uyu munsi nanahabuze, niriwe niruka imisozi yose, nabuze n'uwampa 500. Subwo wamaye cyane ntabwo cyumva koko bimaze utanamaye ni maganda go subwo wamaye uvuye gutasha jya no kuvoma uzuteye kurya kwanza uzaryejo wari mama bamana ntabwo ajyaga kiriyo hirya ngo kiri kumwe inzoga n'abandi bagabo. Abo kiri mu kabari kiri buze cyaka ibyo kurya kitanahaye. Ndabikimena mu mutwe. Byose turaba twabibona. Papa mwana wanjye kangane nta joro ridacya burya none riracya. Mana kubera icumi kigeragezo nk'iki Papa naragowe mana yanjye. Ihangane mwana wanjye Rupopo, nzagukiza, nzakoresha buryoki, nzagukiza imiryango yose ikabimenya. Ahubwo fata injerekani ujya kuvoma, nze mbatekera igikoma cy'imyumbati icyo murari. Kuzana amazi nakundi subiye injerekani ndayishobora. Nta mbaraga nyifite rwose kuko n'ibiryo byarabuze ubuse tuzabigenza gute. Wenda ndemera nzanemo igice ariko nta kibazo. Ako mfite ikigabo uyu munsi ntabwo kinyinjirira mu nzu gicucuma nk'uko bacucuma ibinombe by'ibijumba. Abe bimeze bite? Bimeze neza nyine gahoro. Harabura iki Sabe? Ko wanyirukanye se? Nose kare wafatiraga abana.
ese nta nubwo ari kumbabarira mwisura. Oya nkunda abana banjye sinjya nkunda umuntu ufata abana. Uragenzwa n'iki sinari njye habaye ko Reka kugenda ngize n'amahirwe turabona ntabwo nari niteguye ko duhura uretse kugenda ntabwo nyakunda abagore bajya bankora. Oya ntabwo nagera ku kibazo nyine urabona iwawe mujya mugira utuzi twinshi umugabo wanjye yararwaye nta kazi muri ino minsi ibintu biragoye imibereho ntabwo wakazi uze kuza nk'uya nk'igihumbi ugiye kurya nta kibazo ntabwo njye nshaka ibintu by'ubuntu nisubiyeho rwose namenye gukora namenye guhinga nafura mu rugo nakoropa nakora imirimo yose yo mu rugo nayikora cyangwa mugarure mu rugo. urabizi ko mfite umugabo nawe ufite umugore kandi uriya mugore wawe ndamutinya ariko icyiza ni uko wampa akazi wakorana n'umugore utinya. njye nzakorana nta kibazo akazi kandi ariko nta kibazo tuzagira. uri umunyamahane warambabaza wafatiye abana nawe. ni ukuri nisubiyeho wumva na gutya nisubiyeho pe. uzaze ejo nta kibazo. ufana byemeye uzaze ejo uzasanga nabitekerejeho. uzabitekerezaho urakoze. sawa urakoze. ikintu cyatumye nkuzana kugira ngo twicarane gutya ngo uhamagare nuko nabonye warasubiye inyuma mu kwiga bitekerezaho ndavuga rero reka nkuganirize y'imfura yanjye menye ikibazo ufite. Jenny, ibi bintu byose ureba tugezeho byose no kuba muri uyu mujyi wa Kigali tudakodesha nuko twize mwana wanjye twarangiza ibyo twize bikatugira umumaro tugakora. none rero nagira ngo mbwire imbogamizi ufite yaba ari ku mukozi yaba urwaye ukaba ufite uburwayi buba bukurimo ikintu cyose kikubangamiye ukimbwire kandi udatinya ukabubwira. njyewe uriya mukozi buri gihe iyo umusigiye amata ntabwo ajya yamereza ahubwo arayinywera bakanga ntabwo yatinyunda bariga ngo bakanga barangiza bakabimereza mu karu ngo ngende nywe nanakirindinge ibyo bintu ntabwo ndunda kubyemera. Jenny, nibyo bintu bituma ugera mu ishuri ntutsinde. ngera ku ishuri nshonje ntabwo atinya mu biryo bya mu gitondo bakanga. yo mwana wa Jenny, kubera iki wari warantinye ntumbwire ikibazo ufite ko ibintu byose biba bihara mu kabati ari ibyawe Jennifer wanjye. warantinye se nabyo nshaka kubimenya. hari igihe abana batinya bamwe umbwira imbogamizi wantinye zituma utabimbwira. warantinye oya nta mukozi wambujije kubikubwira. yarakubuje arakubwira ngo azagukubita. tumwirukane Jenny, icyifuzo cyawe kirubahirizwa kuri umujyambere mwana wa tumwirukane. tumubabarire ariko se tumuganirize bimuganirizeho. ese buriya Jenny mbimuganirijeho sinazajya nko ku kazi akaguhemukira birenze. reka abakozi si beza sheri wanjye. yagiye numvaga nshaka kumubabarira nawe yabivuga akabireka. mubabarire none undi bumuganirize rero uhereye none ahangaha akimuka turye unywe na ji rwose ujye wiyongera kandi nawe ujye ujya mu kabati wihe. noneho Jennifer ufite icyifuzo cy'uko tumubabarira sibyo ubwo nanjye ngiye kureba ko habaye impinduka. ngiye kureba impinduka zawe z'amanota yawe ku ishuri. ubwo nibwo nzamenya yuko twamubabariye twamuhaye imbabazi kandi yahinduye ibyo yakoraga. nawe rero ngakuraje mwana wanjye ujye ugira amasomo meza ibihe byiza ujye uryoherwa igihe ntari. ndagukunda cyane uri imfura yanjye sibyo. ubwo wese ko byumva se ugiye kunzana amanota meza urumva ugiye kunzana nk'amanota angahe ku ijana muri iki gihembwe? 99 ku ijana. bravo thank you urakoze. uzabikore nzaguhemba nzakujyana no muri expo uko se wishimye. urakoze umukobwa mwiza ngaho rero uryoherwa ukomeze urye. fashe gutyo bana ubwo buje abaho kuntuza kubanza unyumve mbe mbabwire. murabizi ko ntari nyoko? murabizi iki ngiki ngo nicyo kizasimbura sekuru mve ko kasa haya ngo wari umunyabwenge akagatwaka ujye ukurugutura ibi bitwi byawe cyangwa nzabishyiremo ibiti bikurugutuze. mve sindi nyoko mugire muva ahangaha mushaka yo mujya kwangarira. muri kunyumva aho uzajya urahazi
wajya mu biraro wajya mu bihuru wajya mu muhanda imodoka zikakugora ntabwo bindeba kuko sinakubyaye Ese tugiye ko hano ariho mu rugo. aha si hakiri iwanyu aha ni iwanjye kugasi ariko ubu nirinda kubwira kujya umbwira unkanuriye turaba hirya wambye turaba ikigoryi nacyo cy'umuganga cyane hehehe abana banjye numvise sinshaka ko twazongera kubambaza nshaka ko muva ahangaha mukagenda mukazimira mukaburirwa irengero ntabwo mbashaka uri kunyumva Ko n'ahantu dufite uzahashake njyewe ko mba ahangaha aha hari uwahashake nane riseseme ndi nyoko njyewe nyoko y'abakunda aba yararetse gupfa akabategereza mukabarira mugakura ko kireba kiranacyo ubu ni wowe bazandika imitungo ntayo uzajyaho ahubwo nzakwica nawe upfe Ese mama nawe wagiye. sukanye usubiza gutyo reka rero nako rewe babagire ngo kirebe hasi kinde nongegera gusa umve njako hazongera kubona isura yanjye kuko niyo mareba inzoka izamuka ahangaha ikandya ikagera ahangaha nkabura n'ikintu naruka kubera kubabura gira iseseri kuruka bikanga mu nda hakandya kubera mwebwe ntabwo nshaka kujya mpana ndibwa mu nda kubera mwebwe abana nimara kubyara abanjye ubwo rero mugende mwangaye nimara kubyara abanjye mwese muzapfa mushire mwinjyana no muri uru rugo nzakugira umukobwa kugira ngo utatansimbura nta n'isoro kubabisa nuri kumbwira abana gutya hakabagore bikigera abana bandi bahoye urabazi ko bashaka washano ntabwo ubonye ukuntu twa nkubise kubera wowe ndagira ngo nkumenyeshe ngo umve we ndavuze ngo mbare rimwe ngeze ku 10 buri wese amaze kumenya yajya kuba waba mu gihuru waba mu kinani ntarakwica ubundi sinshaka kubona isura yawe uri kumva nawe kandi wowe sinzigere numva n'amakuru avuga ku kibaho uri kumva ugenda ujya muri Nyabarongo wiyahure cyangwa ujya mu modoka ikwica uri kumva sinshaka kuzumva ko hari n'umurambo wawe watoye uri kunyumva wowe Barezeri inkoni swa nkubise amarira ndijishe mu mutima wanje agomba kuzayarira atakibareba ndavuze ngo mbare kangahe muko washyano ngiye gutangira kubara ndageza ku 10 mukiraha murahita mupfa bo umaze nitozwe undi bukureme wayomenye wowe 1 2 3 4 5 ko tabura raka sigo busa bimeze nka se zirangegera ko bimeze irangegera nayo y'umugabo uretse aja mbone nadakurikira umugore we ibingibi buretse ndaje mbanze musinyisha sinyira imitungo ubundi nzarebane n'irangegera araba umusazi cyangwa abe mayibobo cyangwa pe bamuhambe imitungo sigare nyicayemo n'umukobwa wanje Oheda ese umeze neza mwana wanjye ese kutagiseka niko sheri ntunamite wabaye iki niko utakishimye si ukiganira usigaye wigunze umuntu uba wakubabaje none ko usigaye uninya kandi ndi mama wawe ubundi twajyaga dukina tukishima ugaseka none sinyibona ibyishimo byawe niko sheri ku ishuri byagenze neza niko kimodo ngo ngwino mbwire mama niko sheri ko usigaye witonda cyane ugakabya
dera nawe uri guhinga urabona ari imbere ntiwambaze rero tuvuga ehe ibyo uri kubona bidasanzwe se ni ibiki ntabwo nari nzi ko abagore b'inzobe bajya bahinga umva mada baravuga ngo inkoni ikubise mu cyebu yirenze ntumbangamire rero ndi gupagasa ariko ntumbangamire uretse gato ndashaka kubaza aha ngaho uri buze ari mwana ntabwo handeba ikindeba nuko nenda guhaye akazi mu isambu yanjye ariko se witonde handitseho izina ko ari isambu yawe umve rero nyine nkubwire umve nkubwire tega amatwi nyumve aha ni mu isambu yanjye cyo kora iki kibanza gikore neza gikorera isuku imyanda yose yiyoreho kuko turashaka kucyubaka inzu y'icyerekezo tugomba kubamo mama mugore w'inzobe mugore mwiza ubwo nakubwiye ngo inkoni ikubise mu cyebu yirenze urugo di umve nkubwire nari nzi ko abagore b'inzobe mudapfa ubusa ko mbi murahomba ariko kuko igitubaye iki icya mbere ko ariko ntabwo nigeze nkeka ko umugore mwiza nkawe w'inzobe hajya arambwe ngo ndigikara uri kumbona kandi mu wanjye aho biri gitugende mu wanjye umve ahubwo ndabizi uko nahavuye nawe wahava umve nkubwire ndabizi ko abatindi mwiba utanyibira isuka wicyure ugarure mu rugo kandi usona udakoze ku gipangu cyanjye utacyanduza ukagisiga ivumbi n'imbaraga unagira ute ukomange udakoze ku gipangu cyanjye kuko ubigenza ntabyo nzi kuko ntemerewe gukora ku rugi rw'inzu ariko abagore bakize vuba we ariko mana uvuye mu mwanda aka kanya yego ariko ese utekereza ko ubuzima njye ntabubayemo uri kumbwira ngo ndi igikara si wafasha abana b'abandi nabi mve nkubwire njyewe rero ngomba kubababaza nawe ukababara n'uriya mugabo na cya kigabo kikababara kandi mwese ntimugire icyo munkora uzanye umutwe munini njye bamakazi uryoherwa n'ubuzima bwo guhinga njye bamakazi ariko wowe nkorera neza hari igihe wowe uzabura n'uguha n'akazi iyo revo narayirenze sinanabikora ngira ibihe byiza nakubwira ngo ntunkomangire ku gipangu wiyaranje ukomanga udakozeho ukomanga ni nyinshi abana bari nabo ariko mu biganiro byacu abana baza no gukora abana nibo bambere kuko nta kindi nkorera nabo se urabikorera buriya uwuzuru wa kabiri ku bana banjye ni bizi cyane simbizi rero baraho ahubwo heheze abana bari hehe wajya ukorera ko abana aryamye ndi gushaka abana hano niba abana aryamye babyutse kuko ndi baze kubashaka bakora iki se baze bahinga basuhuza ariko nawe ujya umenya yuko bari abana bafite uburenganzira muri uru rugo kukurusha umve babarije abana nawe sitangiye kurenga urumva ushaka kuba waruta abana banjye ushaka ngo isikuru ariko wibuke n'ubwira utazi n'uvugana nawe kuko nta kintu n'iki na kimwe cyaruta abana banjye mana yanjye iryo jambo abana mu matwi yanjye rero bimaze kuba amajoro yose nzinduka ngenda bagiye guhigira abana banjye ese ntabwo ndi kubwira nawe umve nkubwire ariko se wambabariye ubundi urashaka biki nawe atasi noneho rero umva mbari kabiri nabonye abana ntabwo abana bari muri uru rugo ariko bagiye hehe baraho bose simbizi hehe nyine baraho bari kubwira sinzi iyo babwira bene ndiri kuvugana nanjye reba hano abana banjye ntabwo wumvishije ko nkubwiye ko ndabashaka hano nimbabura nawe mubure hano ndabakura hehe ndi kubashaka hari aho nabatumye bafashe barigendera baragenda nyine muri make abana banjye ntabwo bakuru ntabahari umaze icyanzu uhamaze nakubwiye ngo abana ntabahari nta kindi kubaza ndaje mwereke yuko abo bana bakuruta bafite uburenganzira kurusha muri uru rugo turi kujyana waje nta mata mufite dore umaze kuzana amatama kandi byose byari kubera bari abana banjye sawa abana banjye reka nze ngere hanze nsange baje